Ya okay turatangiye mutwa Junior Giti barambwiye ngo murankunda we ngo ndakunzwe we umwite Junior Giti w'Imana Chemizi mirefu y'u Rwanda isi wa BNB Papa Bubuna na Banina ndetse ko dutangiye kano ka mwanya nk'ibisanzwe ni inkuru ya Sara agace ka 24 byagenze bite habaye iki ngenza mu gutangira uwo tuzi nka Sara na Salimu yaraje kumudepoza ndetse amushima ko yamuhaye akanya akamwumva nubwo abanyazi byatangiye bashwana asanga mu nzu abakobwa ariko basi yamwumvishije amutega amatwi ndetse kuganira bikemuye byinshi byari hagati yabo byose byarangiye amenya imvune ivana ya scholarship yiwe buruse mundi nawe ahangaha umutima we urabohotse avuga ati kandi Sara mbabarire kubusanze mu nzu yuzuye abantu b'abakobwa n'abahungu baje muri ambiance byapanzwe na Blacka ubwo nge sinabyanga ndabyemera mbakirira iwanjye ariko nta kibi nakoraga gusa guhera uyu munsi ntago nzabisubira ukundi nzajya nkubahisha nakoze ikosa naryo njyakiye imbabazi ubutasi nzabyongera ndetse n'ubu ngubu ndataha bamviriye mu nzu ntago bazahagaruka ujye unyizera ujye wisanzura akanya kose ujyuza naho kumwira ngo wari wahaje ngo ntunguye ngo ntagutumiye ngo wishyamukije wishyomokije ntago ari byo iwanjye ni iwawe kandi kirenze byose kuri nge uri w'agaciro gukunda nta bunebwe gukunda marabaje ntabyo nishakamo kuko bindimo simbyihingamo n'amagambo ya Salimu w'umurara yaje gutuza asigaye avuga ikiri ku mutima we ndati rwose urakoze disi Kasara karishimye amagambo nk'aya ngaya aruhura umutima ati rwose naje meze nk'aho mfite umujinya aho kuba wemeye ngo ninjire mu nzu yawe harimo bari abantu bose nabonye ko rwose ntacyo wishinjaga utarunabaza bigiye kure ati bari bose baba baje buriya inshuti za Blacka zo ngo hanga Blacka niwe ugusha Salimu akanamucumuza akanazana ibyuki akamuhenda ubwenge yako zangara musezeye amuha n'urubizo rwa bayibayi nukundi yagiye disi Salimu ari mu rukundo nyarwo ese biracuriki gatinze sasa kuno munzu hari mama afite akazi kenshi hakuno ntiyaryamye yageze hanga asanga mama arimo hanga adoda ngo yahoze kera ari umudozi w'umuhanga ndetse yarayoboye imihanda akora imideri ageze aha mama afite akazi kenshi yanze kuryama atagasoje abakiriya batangiye kuboneka business yatangiye ari gufunga umutwe yatangiye kumuryohana ndetse hanga muri karitsiye abafite ibishaje abakeneye ibiraka baramwisunga rero ntiyaryama atabisoje afite ahangaha komande yahawe n'uwo tuzi nka Binazi wa mutantine nyina wa Nazirini yamuhaye ahangaha byinshi afite gutunganya ati ntago naryama nabisoje nkeneye ndyame nduhuke nzi ngo basi abakiriya banjye bose baranezerewe kindi yakoze nta kindi yaje ahangaha ahe nyina amakuru meza afite muri we ya buruse mama byumviye ahandi hantu yaguhitana yakumena utarabimwibwire kandi ari umubyeyi wawe yarakuvunikiye ati rwose mama mfite inkuru nza njya mugezeho nabonye buruse yo kujya kwiga mu mahanga bashingiye ko ndi umuhanga niga neza kandi nshoboye mfite na discipline bemeye kumfata nige mu mahanga banyishyurira banantunge byasabwe gusa nige ntyaze ubwonko nizo nshingano ngiye kuba nahabwa mama yarishimye muri Amerika dore ngo aranezerwa yarabyishimiye cyane ngo Imana yimshe gusenga ko nk'umubyeyi igiye kumuruhura umuruho yagize imvune yakemarira uyu mwana Imana asenga si bayari ni Imana ikora byanyabyo ati kandi rwose nutinye mwana wanjye kuba wagenda ukansiga nge nzabaho ati mama hoya cyo cyanangoye sinzi ko nagusiga ahanga wasigarana nande mbaye ngiye kwiga mu mahanga
uyatuma mwana wanjye rero buri Imana ica inzira iyo yateguye imipango yayo. Ifunga umuryango umwe ifungura uwundi, iyo ifunguye undi urifunga. Mu yandi magambo yo humura, nge nimba ngiye nako n'ubu ugiye ahangaha nzabaho ndi mukuru nzimenya. N'ubu nakora ntago ndasaza ngo nte imbago. Humura, ntirukwicira amahirwe yawe. Imwe n'ibingibi biza rimwe mu buzima bw'umuntu, wipfusha ubusa aya mahirwe wazasaza wicuza. Ni amagambo ya mama asigaye ageze mama ari tayari, aho yerekeye ya miti yajyaga ituma ageze amera nk'ari panci, ubu ngubu ameze neza cyane, ari tayari cyane, ni mu ryege n'urwembe. Sasa hakuno ahari Blaka na Salimu. Blaka agumye ahangaha yica munyaza kunitekerezaho. Reba ubwo usanga umukoboyi wabo amaze guhinduka, koboyi Salimu amaze kwangirika. Ahangaha bimwanga mu nda ati Salimu va nkubaze ndatimbaza hajya koko pe uburi mu rukundo waramaramaje ndatubguraje uje kunshyuhaho. Ati rwose nyine mbwiza ukuri koko pe umuntu nkayo kweri wijiwe niga wagiye mu rukundo pe bamaniga bose urabata uva mu murongo muzima w'abakoboyi. Ndati yego. Ati rwose njye nguha inama yanjye nkanjye Blaka, buriya mukobwa ubona ngo ni Sara ntabwo byose akora panga wabimenya aho bigana. Ati uyu mukobwa nameze nk'abandi bose bibirara, bo byose bapanga ubibona ubona aho bagana hariho nuko batekereza, ariko yaratandukanye kandi afite intego ndende y'ubuzima bwe, afite kumaramaza muri we bise ngo aho agana hose ntago yafunga inzira ituma ajya kubona ahantu yigaho ubuntu kandi mu mahanga ngo abifunge hejuru yawe. Akanya kose Sara azagenda, ntago uri umufite ko ntago intego afite mu buzima bwa urukundo gusa, ntago ahanze amaso gushaka umugabo, we ahanze amaso kwishyira, kwizana no kwigira akiteza imbere. Rero kunateye inama yanjye ni iyi ngiyi, akanya kose azagutagende ko ntago yapfusha usa amahirwe abonye ngo hejuru ko mukundana. Ntago ameze nk'abantu bandi baba hano hanze ubona baba hanze amaso umusore gusa badahanganye n'ubuzima. Yatereka rankunda ndatega bwa gukunda kajana. Ntago umuntu nka Sara ukuntu yiga no kunamara amaje n'umuraba afite amagezi n'urukundo rw'akasakora gutyo byose yabita hejuru yawe, ntago uri mu bitsi igihe kirekire. Dore nganga Blaka araca intege Salimu ati Sara azagutagende akurikiye kwiga, ntago yapfusha ubusa amahirwe abonye yo kwiga, abonye iyi scholarship. Ngo yakabivuze byasigaye undi mu ntekerezo asigara ahangaha byibazaho biragoye. Nibwatinze yaje mu gasiporo, kora gasiporo hakuno ko ahangaha haguruka ya majwi ya Blaka niyamugaruka mu ntekerezo ngo umuntu nka Sara ufite kumaramaza no gushaka gutera imbere cyane ntago yapfusha ubusa amahirwe abonye mu buzima hejuru yawe, ko biri kose azagenda kandi azagusiga. Yari ahangaha ari mu nzira ari mu siporo, ya magambo yibuka bari bamugongeye mu muhanda, wari umugonza hanga asotse ngo baserere, asotse mu ikankari asanga aramuzi baraziranye, nuko yamuramukije wari ugiye kumwambara ngo besurane, amuhora kwambuka nabo umuhanda yasanze amuzi aramuramutsa. Salimu ahanga baramuzi benshi, umwana w'ingagari n'umwana wa bosi, ndetse ngo umuryango wabo ni umuryango w'ibwami uri imiryango mike yasigaye ya cyami. Nuko yatanze inzira, ariko amagambo ya Blaka yamubwiye amusigaye mu ntekerezo. Ntabwo Sara harahari nuwo kugenda akanya kare ko kose, ntago yaharanga apfusha ubusa amagezi amahirwe abonye kwiteza imbere, abonye buruse yo kujya kwiga muri Amerika ngo ayirekere kubw'urukundo rw'agahararo. Sani bwatinze hanga mu cyakare hano Sara byutse ajya kumena hanze imyanda, haje chef de quartier, haje hanga inshuti ya bose, azahanga se karamukanya anakomanga undi nasi kimugenza ati mpamvu ngenje ahangaha mfite imaranga bankoreye nje gufata. Ari mu bahaye komande nyina wa Sara ngo bamugiriye icyizere ati rwose ahangaha nje natanze ipantaro yanjye ngo batemu ikiraka bongeremo ikiremo. Yicariye umusumari ahangaha ipantaro iracika, yaraje ngo bayisane. Chef de quartier hanga no munyakuri, ndetse ahangaha mama yari yamuhaye promosiyo ngo ayimusanire nta mafaranga muhaye abanza mwemeze.
nibikunda nawe azamuhe abakiriya benshi. Ko bayimuhaye ndetse amanuka hanga kinezerewe. Disi kigwa neza nubwo ari ibandi kandi nta bandire biri sirimo. Cyaje yaho ari ati rwose mama wawe ni marayika Imana yatwihereye yikundira abantu. Saranga biramunezeza kuba hanga nyina asigari bize afite ibyo ahugiraho ntakiri mu nzu nk'umusazi. Bwarangiriye aho sasa ku ruhande. Hakuno mu cyakare papa nga yarazindutse abantu bose bakiri mu nzu bataragenda. Aza hanga hari Nire umukobwa we mutoya ati rwose nshaka umfashe nyogokuru wanyu yandembeje ngakeneye Salimu. Rero bikunze ndagira ngo dupanga hanga duteke iby'umugoroba wo gusangira nk'umuryango umbwire Salimu aze. Ndetse kwa rwose yazanga biragorohera natwe rwose ko bijyemo kuri mushiki we yakumva kandi yaza. Ati nacyo ndaje gusanga ndebe ko narwana intambara ndebe ko namuzana. Ati ushaka impamvu bishobotse yatuma aza bikunze azahangazanya n'umukunzi we. Ndatamugana iyo ngingo yakora. Duhamagaye Sara bazanana ko na munsi w'amavuko wiwe banaga ko rwose amwishimiye cyane yapfa kumwumva. Aha papa anga yishimamo. Babonyanga ye turufu Salimu nazangazanya na Sara birakunda cyane. Atakwa gataho ngaho ubundi Sara buriya mu muzi bigiye kure ni muntu ki ni mwene nde muramuzi. Mbebe tsanga ubaza azi ko Sara ari mwene Niriguri wa mukobwa bakundanyeho kera we na papa. Aguma hanga we nisoza ku mukobwa we amenya byinshi kuri Sara uko bigenda ni muntu ki yakora iki abahehe. Ati rwose Sara rero umwana w'umuhanga nyamakuru ngiye muziho kandi arakora ngo yiteze imbere buriya yiga anakora. Amakuru yose hanga Nire azi yayahaye se. Wedatse akora hehe natahana akora muri hoteli yacu niho uyu munsi apagasa yaba havuye akaza kwiga ndetse ngo mu kigaho yiga n'umuhanga. Papa arabyumva ko mugeze muri hoteli yiwe, hoteli ya nyina, hoteli y'umuryango niho Sara akora ntabyo yarazi. Bamuhaye amakuru arabyumva myako mugenzi umwana w'umushuti umwana w'umuigisi akora muri company yabo. Akoramo amasuku muri hoteli akora akazi k'imvune ko hasi cyane ariko ni havana ubuzima bwe. Mu yandi magambo umuryango we urahangayitse ndetse ahanganira mugenzi ugira ko biri kose Sara ngatunza umuryango we waba ari wenyine niyo mpamvu akora maramaje aniga cyane. Papa anga arabyumva ndetse kirenzeho kindi Sara ngo yijya kuri buruse y'umuryango wabo muri university nanone. Umuryango wa Kurutsayi watanze buruse nawe arayitsindira niyo yigiraho. Ibyo byose anga arabimenya papa atarazi. Sasa ku ruhande aharanga chef de quartier mutwara sibo wacu yaje hanga hana ni Nazirini avuga ati ya saha byarangiye bite. Ndati ya saha ari yagiye kuyigurisha. Abivuze ko ari yagiye kuyigurisha ahanga chef de quartier ati ni ikigoryi bari bugifunga amaherezo. Isaha nka ziriya iyo uyigurishijwe afatwa baragufunga ndetse niyo uyitaye uyitoragwa kayiha uruganda rumuha amafaranga menshi. Zengo rwose apfa kuyigura wese yaba ari umusazi azwa akanya kose yazafatwa. Ndate rwose ngo yayigurishije da nubwo naze ngo yatuburende arayimuheza ngo ayigure bako rwose ngo bayiguze. Yabonye umukiriya yigurishaho bano bagumye ahanga baseka ari amasaha ni imari y'inyatsi ntago wayiteza ngo bikunde. Kistanze tangazo ngo wayitoraguye ugabwa amafaranga yo gutoragura uburyo bubonera amaso. Sasa ku ruhande ni bwatinze yaje kwa Salimu mu rugo sanga Salimu ntawe uhari arafunze. Ndebtsanga asigaye aba ni kwa nyirakuru akira aho ngaho undi yamugeza aha ngaha avuye mu gasiporo. Abayagiye imihanda ngo aruhura ubwonko anabaga ikinure. Undi yaje ahavuga ati rero watumiwe mu rugo hari umunsi mukuru bateguye wo gusangira igaburo ry'umugoroba nka famiye twese turi hamwe twakira nyogokuru ko yagarutse muhira ari muzima. Rero bagutumiye ngo uze kuza ndetse unazane na Sara umukunzi wawe. Kirabyanga gifunga umutwe ndetse rwose bikorerwa nyogokuru wacu fiance wawe. Beninye yabyisabiye ubwe
yanze ko ntago rwose muza kujya kundi munsi mukuru mwiza ari wo wose utarahagera. Mu nzu twese yatesheje umutwe, aragukeneye. Basi bikore kubwe inshuti yawe, dore yanaje ahangaha aje kubwawe. Yaje mu byo yasigaye mugeze mufashe, nawe uze mu byo yasabye. Baya dusangire aduhesha umugisha twese nk'abana be, anadusengere. Bakira aho muri karitsiye mu gitondo cya kare, haje ahangaha idiri iyo vanga batanga ama invitation ngo yo gusangira. Bati rwose nashatse nawe wanaza mu munsi mukuru wacu idiri wo gusangirira mu rugo. Ndetse ahangaha idiri yaje abatatse koko Salimu kurumva shongo mu muha invitation kumwe n'umukunzi we. Asigaye afite umukunzi, ndati yego ndamufite, sigaye mfite sheri. Uyu ahangaha araseka, nibutse idiri ni sugar mami wa Salimu kajya kanakubitwa. Yatangajwe no kumva ko Salimu afite umukunzi bawubanye neza n'umuryango muzi. Yatero rwose ntabwo natinda hangaje kujya mu kazi, ndaje gutambutsa ubutumwa bw'ubutumire bwa Salimu kambe ngiye ninire abasiganga baganira. Ndetse ahangaha Edira avuga ati muri iyi minsi warabuze ntukiboneka, aho nshaki yose nkubone rwose nyipfa kuba nagufatisha, habaye ikibyagenze bite? Ndate nawe wabyumva, mfite umukunzi kano kanya, ya mishinga yanjye nawe yose yarahagaze, wihangane. Ndate ntabirenze. Areza byose ko ntabirenze, ariko ahanga abahombye. Asigaye mu telefone ageze ngo aze gakubitwe ntaboneke. Ati kandi rwose nta nubigire ikibazo, ntubitindeho, niba utanahari nta ribi. Ubwo nyine nibirangira byose namuvuye mu rukundo muzatwibuka, natwe muze mudutemo hongere hashye. Undi ntamwitayeho, yagiye mu rukundo ari serious byo kwigira nga imfizi y'akarere byarangiye burya. Sasa ku ruhande ahari Blaka na Brigitte, bibutsa ahangaha bombi bahuje ikibazo. Umwe Salimu yamutwaye umukunzi, undi Sara amutwara umukunzi. Uyu yikundiraga Salimu, undi akunda Sara. Sasa waranga mu biganiro asa makuru ya Zainabu, ndetse ntago mwitayeho, va ku mbozi ntago namutindaho. Yavuga ati rwose ndakuzi Brigitte w'imbeshya, intambara y'irwanyura maramaza numva kwizimuteye nkanjye. Nanjye ndahangaha ntuje, ariko intambara yanjye na Salimu ntagira yarangira kuri Sara. Ibyankore nzabimwitura mu nzira ubwe atazi, kandi nzabikora neza mbirangize. Bantu mageze agatabo mu barizeranye, bahuje umugambi umwe. Niyo baganira ahangaha ntawe n'umwisha mugenzi we ibanga y'ibyo apanga. Avuga ati urugero rwa hafi ni Blaka kubivuga. Umunsi w'ejo nanazemo intosho mu gihuru ngo ndeko basaba kiva mugenzi giturumbuke, menye ko ngihamije. Yaje hari Sara, avuga ati Sara rero nshaka tujya inama, ukunda cyane Salimu kandi umuguma hafi, ariko bizakugora. Salimu ukunda yikundira inzoga n'abakobwa, nahahiye hose arahagera, akunda amajoro ne igitegwa joro. Ese ngo tuzamubasha? Uzajya muguma hafi igihe cyose ngo adakora amakosa? Ese wana intambara uri muzayivamo ngo uyibashe? Cyane ko mwisi nawe hano wahanutse nta nugurura gatoki, kamenyereye gukomba gahora gahinnye. N'amagambo ya Blaka. We ahabonye ko kazi hose hafi ya Sara aramusembura. Intego ye ni imwe, nuko batandukanya. Nicyo hakuno ashaka. Uyamureba ati yakoze rubanda mugira umwuka muramaramaza, kandi ubivuga nawe ubwe mbibutsa warangacura imigambi yo kubagonganyisha. Abari inshuti za hafi za Salimu uyu munsi bombi baramuhiga bucece, baramurwanya baciye hasi atabizi. Imigambi bacura bagumyanga bayiganiraho ikindi kintu bakora cyatuma Salimu agaruka abanyenza akaba uwabo, Sara akabivamo. Sara akunda kwiga kandi araboa, nubwo ari mwiza ariko ntago agumye hafi yabo ambiance yazakomeza, ibyishimanga byasubira inyuma. Gati rwose nta gahanga karashoboye pe, ni na keza ako kakuri hafi, gafite ukuntu gatuje biteye seseme, karajunjamye cyane, ni agaturage. Bivuze ngo ntago Sara yakabaye ari muri genge yabo, ni umuturesi wasigaye inyuma. Kumba ku ruhande hakuno ku ishuri umuzana ni Salimu, yaje kumuca baze ku ishuri baze kwiga, ndetse uko baza
azavuga ati rwose ijoro ryakeye nahise njya kuryama abantu bose nabacyuye. Uyatinye nari nzi ko utaryamye mwaraye muri show buracya. Ndati hoya Bea rwose narutse ndaryama bizwi ko mfite uyu munsi ishuri ntago nkirisiba. Sigaye ndyubaha ku bwawe ko nawe urikunda. Disi Salimu yarahindutse. Atera hagati aho ngaho ufite andi makuru meza nubwo ntazi ko uri buyakire. Ndetse na yahe baduhaye ubutumire. Ndati bande twatumiwe kwa fiance wanjye nyogokuru Benigne kaka aradukeneye nge nawe twembi. Sara hayikangamo ngo batumiwe bajye gusangirira mu rugo iwabo. Ni umuryango wonyine mugenzi wa hafi rubu buhari basangira iby'umugoroba. Ni icyifuzo cyatanzwe ngo Salimu abahari. Bibwiye Sara umutima ubanza kwanga. Abanza ko mboneza ko natabyumva. Ndate rwose umura ntabirenze. Abenshi bo mu zacu bose urabazi humura ntabirenze. Ni profeseri, ni nire mushiki wanjye, ni papa. Abenshi mwarahuye nanjye ndaba mpari nta kibazo na kimwe gihari. Ni ibisanzwe no gusangira tukaganira. Sasa ku ruhande ahari ya genge yacu dore ngahangaha Eda arayizamo. Ageze aha ahari Brigitte ati se Eda kangubaze amakuru y'inzoka. Ndati inzoka yihese ya nzoka imwe tuba mahanga y'umugambanyi. Ndati nge nta nzoka ariko ngiyewe nzi. Ati ndavuga Zainabu ndabizi muravugana muracyaganira wowe nawe muracyanahuza ibiganiro n'umubano. Ndati ariko ngiye na Zainabu ntacyo dupfa. Yashwanye nawe nge ntago turashwana inshuti yanjye. Niki natangaje tuganiriye yumva rwose ari mukuri ngo yaguhoye ukuri kwa nyako ntago yakwibeshyeho. Abivuze hanga Bulaka araseka cyane ko Zainabu akiri inshuti ya Eda kandi ari umwanzi wa Brigitte. Atse gutushudi ku mwanzi wanjye. Ndetse cyo mfage ndakizi ngo waramwanze ngo uramurwanya ngo uri umugome. Byose anga muzakemura hagati yanyu nge rwose ndarengana. Na Bulaka ati rwose byavuga ko nawe n'ukuri nta gace upfa na Zainabu Eda kimureba. We yabahuza akabunga mu gihe byanze agasigara mwe muri inshuti ziwe nubwo mutahuza. Ati kandi agatanga afite ikintu rwose yagushinje nanjye hanga ndimo ndibaza. Ufite igitangazamakuru cyagukoresha gikorera ku mbuga nkoranyambaga cyandika inkuru zose by'abantu bose mutavuga rumwe. Ndanga arabyihakana. Ati rwose wimbeshya. Brigitte mbwiza ukuri hari itangazamakuru ryawe wishingiye rikorera online witwaza hanga usebye abantu bose bo mu kigo ariho haca amakuru yose y'ikigo cyose ko yakabaye. Ndanga amyazini yamusubiza ajya kuri telefone ahangaha ahamagawe na nyina avuga ngo rwose mu nzu yabo babuza ahantu hari isaha ya Brigitte n'igikapu abikamo za makeup z'abagendana. Hose bashatse munyezo barakibura kwanga bivuga kano kabyumva ko Brigitte amugeze mu telefone iwabo ko babuze baga yiwe abikamo za makeup ziwe. Ariko ntabirenze kuri we uko biri kose n'undi iriya saha batwaye izagaruka ntago yahera cyetse igiye hanze y'igihugu. Ikiri mu gihugu indani amafaranga n'undi ruganda rwaho wayitoraguye arenza yo kusoko baguha ngo iyigure. Sasa angagaruka mugeze mu kiganiro kiwe ko niyo haba habaye iki we na Zainabu nta kongera guhura kama mbaya. Sasa ku ruhande ngo tuzi nka Salimu yaje kwa profeseri ahangaha aneke amenye umunsi mukuru bapanze mu rugo ngo gusangira iby'umugoroba uragera kuki ugamije iki kuki Sara yahamagawe. Ahanga baje abonyeza ko profeseri undi yatangiye kumuseka ati ndabizi ubu ngubu wahangayitse. Nyogokuru uramuzi yicaye imbere y'abantu bose ari benshi bamuhanze amaso abahata ibibazo. Bite mwana wa amakuru mwana wanjye bite mwuzukuru w'abasinga none se mwana wanjye wiga hehe ukora iki iwanyu ni bande. Neza ko babivuga ahanga baseka bigana nyirakuru mwiyatakuzi ahanga rwose muvugana anirahira. Yego rwa gahungu wampaye inka hego musinga nkunda ko byoza biganiraho batako ni ande ntari biryabyo ubwo uri butugore ni Asena muri iriya nzu hicago Asena ku meza bana bahangayisha bose menyezo ko kuvuga amagambo yose amujemo kandi Isaramuzi nawe amushyira imbere yabo nk'umutego
yanze kuwutegura ngo awukure mu bantu. Ati rwose nsenga Imana imfashe tuzadefande nako tudefande Sara imbere y'umuryango wanjye. Atako rwose bikwigora. Sara n'umuhanga kandi n'umunyabwenge ni na mwiza. Ubwo ari defanda kanivugira nta kuvuga byinshi kugira ngo mudefande imbere y'abantu. Nibwatinze amasaha yarageze yuko basara yaza mu rugo ndetse dusageze ahangaje kumwakira. Yamuteye amahanga ha urubizu bitafungua macho. Mbese urubizu rubanziriza izindi zose. Abandi bana hanga mugenzi baramukanya bahana amabizu. Naho twabahanga bo muhacensi ntago wamuha bizu. Mugenzi uko bagenda amaze kumutora dore ngo harazanga chef de quartier ajya kwa basara mu rugo yajanga komangira mama masaha y'umugoroba. Sara arahava imyeza agiye kwa yasohoka agiye kwa basarimu. Hajanga chef de quartier kwa mere ati mama shaka kujya nkwibarize kuki watsa amafaranga ya banke rambere y'ideni amabandi. Amakuru nyezo barayamuhaye ko mere ari wanted ndetse ngo yabambuye atarimo kubishyura. Amubaza impamvu yabatse ndetse impamvu yabasabye ni ya business ariko nza yabishyura ntago nabaheza burundu. N'amagambo ya mama. Chef de quartier hangaha yamukingiye ikibaba azi neza ahatuye ariko ntagara amakuru basebuja. Sanga ari Sara na Salimu bajanga baganiramo. Sara afite ubwoba kujya imbere y'umuryango hari ise wa Salimu na mukase na nyirakuru Beninye byamuteye ubwoba. Ati rwose humura umuryango wanjye barasanzwe kandi nawe uri umuhanga ntago uri umunjya kujya kudefanda cyane. Byose biri bwikore kandi biragenda neza. Kandi akunze wowe umuryango niwe wavuga ngo iki ntago nge bampindura. Genzo bagenda Sara hanga amagambo ashize ivuga ati basi mfasha nshaka kanugena basi nitwaje mu ntoki ko rwose kujya imbere y'abantu imbokoboko biri bungore. Cyakoze nta kindi bapanze bashake wenda basohoye agura nk'indabyo agenda zitwaje azifashe mu biganza. Abona ko yinjira mu nzu y'abandi azimwarireho. Baza ku muhanda ukagiye kwagura indabyo. Sasa mu rugo bantu bose hanga Sara agiye kuhaza bajanga bagana ne Asena n'umugabo we. Asekwera uyu mwana ugiye kuzanga w'umukobwa shere uramuzi. Ari Asena baza umugabo we ndati ndamuzi umwana w'umuhanga ndetse biga kushuri ryacu kuri buruse yacu dufasha mu kigo wirwanaho. Ndati Salimu ko atangaje ari Asena uvuga yakunze umwana wo mu bakene atitaye ko ari umukene kazi ngo babane. Ndati baye ari ubukene yagendeyeho nanjye nakunze wowe. N'amagambo ya papa. Undanga abaza ugute Salimu umwana wo mu bakire nkawe yakona umwana uri kuri buruse w'umukene kazi buriya yamukundiye iki? Papa niza ko nabyumvishije ati rero Asena nanjye umunsi ngukunda nagukunze uri umukene ntitaye ku bindi. Rero ntago ubukene bwambura umuntu kuba yakundwa. Aramushimangira. Amagambo ya Asena hanga byose ko ashyanuka niko nabahangaha bamurambiwe. Yise undi umukene kandi we yaje hangaha mugenzi umunsi ahaza yaje twaje kona kavera agashashi karimo utwenda duke cyane none umunsi ameze neza. Sasa ngaha kwa bibi kwa kaka amenye umwana ugiye kuzanga ni mwana ki umukobwa ateye akunda iki akora iki. Mugenzi kwanga mubaririza hano professor atanze amakuru we nk'umuntu umuzi unamwigisha ati n'umuhanga akunda kwiga afite umuco kandi aratuje kirenzeho cya byose anakunda akazi akora aniga. Ahanga mizara mushimagije cyecuranga aramwikundira ataramubona ati mwene nk'aba ngo rwose nibo ngiye nkunda mba nshaka bafite umuco n'uburere. Zeni bwatinze abantu bose anga mu nzu badefanda Sara baryamiye amajanja bafite kumudefanda kamambaya mbaya. Yageze mu rugo disi ngo n'umwana mwiza ukunda kwiga ukunda akazi ndetse unasa neza. Yageze ahangarara mu kanya bamwakire ni Nire n'umugabo we. Kaka hanga gisara mureba abona kana keza gateye imbabazi
gakeye ku maso n'akaziranenge ko kinjira mu nzu. Hakuno umujura mukuru Asena yagumye akareba, we ntakunda mwisi amahoro. Areba ko hangaha kambaye ikanzu, kambaye ayihagaze ni Asena. Yesu ageze hangaha mu nzu, mama hanga byiza mwakiriye neza, nyirakuru w'abana amuhesha umugisha, amuha ikiganza cyakoza mu gihanga, aranamusoma ku kiganza. Papa nawe aramuzi, mbibutse yatabaye uyu mukecuru, yanamucyuye imuhira. Papa mugenzi kinarenzo aziko uyu mwana nyina ari umuigisi urukundo nyarwo rw'ubuzima bwe. Ndetse hanga Salimu nawe aramutsa fiance rwose hanga bwa mbere mu buzima, agiye kumwereka uzamusimbura ujya mu kimbo cye. Yakuze Salimu aziko mugenzi sheri wa mbere na mbere akunda mwisi, urukundo rwe rwa nyarwo ari nyirakuru. Sasa dore hanga umujura, ibandi ruharwa umujura mukuru Asena yagumye hanga acunga, aguma hanga hareba ntako. Asena we ni gitangaza kiri muri iyi nzu, nakana k'intama kari mu mpyisi. Asena aho ari byo zaje baganire basangire nk'umuryango, baza ku meza baryemo. Sasanga ku meza hano hazamuka kuneza kuna ibiganiro gake gake banaryamo ko bari ku meza. Sasanga Asena azana ku kibazo cya mbere bari ku meza. Sasa kuno Asena atanga hangaha ikibazo cya mbere, harya mwahuye ngo muriye ku ishuri mwigana nuko mwamenyanye? Abazanye za kuno nk'umubyeyi mukuru uko abana bahuye, ndetse nizo ko bahuye hano. Professor ati njye abahuje ngira ngo Sara afashe Salimu kwiga ko ari umuhanga murushaho amanota, nuko yagiye amufasha muzamura. Sasanga papa ase Sara we ntabwo yagose byakugoye ko Salimu yumva nabi, genzi ni ikibazo ndate gose ntabwo byangoye, rwose yumva vuba nubwo akenshi akunda kuba ari busy, kubona akanya akajya mu ishuri ngo yiga tuze bigorana, ariko ahandi arafata kandi arabyumva. Twize iminsi mikeya atangira gutsinda. Uyahanga arabyumva ni Asena kuko kumwigana najyaga kurakaza cyangwa ngo akurakarire yivumbure, kwagira kenshi na kenshi umujinya. Abivuza no ku meza bosanga barumirwa. Asena hanga amagambo yo n'ubushotoranyi, nukuvugisha abana hanga amangambure no kubagora. Birate gose ntago yangoye, byose akora bishizeho umutima bikora neza. Ahanga Sara yagumye hanga mudefana imbere y'umuryango ko bahuje umugenzi no kwiga, ndetse anga kunyuza professor ati gose Saregana umuhanga mu kigo arayoboye. Sasanga nyirakuru w'abana uyiturije atse mwana wanjye mu busanzwe ukora iki? Ati ndakora nkora akazi muri hoteli yihe? Ndatungura muri hoteli yanyu babyeyi, niho mfite akazi. Nabivuze akazi ka hoteli anga akora ya meza, ntago umunyenzi bameze nk'abakishimiye akora muri hoteli yanjye. Ndati yego, nose ukora muri hoteli mu buhe mwanya wa hoteli? Ataho nkora ni mu bashinzwe amasuku ya hoteli, batunganya amasuku muri rusange, housekeeping. Ndati nagatanga nari nkuzi, niho nakubonye amambere, nabonye gose nkubonye hanga mbona musa nkaho nkuzi, kumbe niho nkuzi. Ndati twarahuye bwa mbere uhaza, ninjye wasukuye icyumba waje kuraramo uwo munsi, ninjye wahatunganyije. Ndisanga Sara akaza kurara ifiyeri yako imbere y'abantu ntacyo kamutwaye. Azko mugenza akazi kabi kagutunze karuta keza kabandi utaryaho, bose babyumva. Sasanga Asena atse aho ngaho ukora akazi ukora kawe, mukora mu matuwarete no muri za douche, mukanakoropa n'imyanda yose mukayitunganya. Ndati yego niko wabyita, ariko byose ndabikora nkabitunganya mfa kuba mpembwa. Zenga hanga ku meza intego ya Asena no kumusebya ko akora akazi kabi. Neza ko nabivuze, dore nganga sasa ko Salimu aramuzamukana. Ati rero Asena akazi uyakora so kugorwa n'akazi keza kamuha amafaranga, nagameze nkawe na bagenzi bawe ubahanga mutunzwe n'amafaranga y'umugabo wawe, udakora umugabo agutunze wenyine, wowe umeze nkaho uri umwana w'inyoni bagaburira. Salimu hanga aramuhoma, yaratanye bageze ngo rwose Sara yaragowe akora akazi kabi ko mu myanda mu madusha y'amatorete ya hoteli, undahangara mwipakurura. Salimu ntajya muhereza,
atakaza akora ni imvune gusa zimuhemba, ntameze nkawe urya amafaranga y'umugabo aba yakoreye udakora udatekereza umuhanze amaso gusa. Amaze kubivuga Asena arenzaho amazi birashira. Yaramusekuye ntamuwe. Amaze kumuhoma sasanga mukecuru ati rwose mwana mutonyera kwishimiye cyane, niba ukunda gukora Imana iguha umugisha. Buranye nkunda abakozi baniga cyane, nanjye nakunze gukora nkiri mutoya, niyo mpamvu ndahangaha uyu munsi, nicyo cyanzamuye nawe uzazamuka. Dore ngo Asena ahangaha kiramurya, yarazi ngabonye ahangaha uko asebya Sara, birangira bwa ahangaha bamuhaye amashimwe. Bakiraho hano Sara mugenzi ahaye amakuru umukecuru ati rwose umukecuru utaruzi wa munsi ugwa hasi ugahwera uwagutabaye ni Sara, ni wa telefone uri kwa muganga ni wagukijije. Ati rwose kuko mutari mwabimbwiye, uyu ni umucunguzi wanjye. Ndati yego. Ati rwose mwana mutoya, kano kanya ngurimo ideni ry'ubuzima bwanjye, kuba ndi ku isi ndiho niwe mbikesha. Bose hanga bashima Sara. Dore ngo Asena kiramurya kurushaho, we iteka ahorahanganye. Batanze andi makuru ya Sara ko mugenzi yatabaye umukecuru, yatabaje abantu bose ngo baze batabare, ahamagara na ambulance agwa hasi. Indi turufu wakono bayinagamo. Usameze yose anga abumiwe. Umuntu urahangana ikibazo kigoranye cyane ni Asena. Ndetse bakiraho hano profesa yabahaye andi makuru nawe. Ati rwose umukecuru mwana urahanga ubona Sara, umwana w'umuhanga kigo gihanze amaso no mu mahanga, umunsi ku munsi rwaba mudusanga bamujyane. Ubu tuvugana ahangaha yicaye, banamuhaye scholarship buruse yo kwiga mu mahanga muri Amerika. Ava ahangaha agende bamwishyurire byose, yiga amafaranga ari ayabo. Hano babivuze, dore ngo Salimu kiramutera ubwoba. Ndetse bakibivuga bose ahanga batse koko Sara urapanga iki wagenda? Niratare ko ntiyagenda ngasiga umukunzi we ntiyajya hanze. Bari bakumugenza umukunzi we asubiza mugenzi umuryango wose, nimbiyo buruse bamuhaye azajya mugenzi uko yigiraho. Ati mbabwiza ukuri, atahanga nicaye gusiga mama umbyara byangora, ko arankeneye abayeho kubera njyewe, ntago napfa kumusiga. Ndakora nkamubashisha kubaho nkanamufasha. Yarabyumva ngo uyu mwana uranga ni magorwa, abayeho mu mvune, bamugiriye imbabazi. Sasanga hari mama uvugwa, umwana yagiye mu munsi mukuru kwa Prutusayi mu muryango wabo, yasiganga mutima umurya avuga ati Mana umfashirize umwana aho ari, niba musuzugure nkanjye uko bansuzuguye. Sasa mugenzi habaye iki? Ni amagambo akono ya mama uko ahagaze ahangaha ati Mana mfashe mugenzi umwana aho yagiye, niba mumusuzugurane uko basuzuguye nyina. Aranga ahagaze uko ahagaze hano, hari byakono yibutse kera hari amajwi angamugarukamo, bamugate rwose ninge Beninye nyina wa Ihisani, ariko mvira ku mwana Niriguri, reka Ihisani wanjye ajya kwiga mu mahanga muri Amerika, ntago mwagumana. Arabyibuka nyina wase wa Salimu ubwe niwe batandukanyije n'umuhungu we, undi ajya kwiga hanze mu mahanga. Anavuga ati rwose sheri wihangane, data ntago yabikunda koneka kujya kwiga ngo ngumahanga aha nawe. Nibwo undi yagiye mugeze kwiga mu mahanga, uyasagara mu gihugu indani. Akira aho ngaho yumvisha amakuru, undi ataha batwite inda ya Salimu. Ngo Salimu yavutse uyakiri mu rukundo na se, ariko ise yiga mu mahanga. Agezeyo nuko banamushingiye. Ati Mana imfashe ntibansuzugurire umwana nko nge bansuzuguye, babikoze uyu munsi bambona ndetse bose nazabica. N'amagambo ya mama, bamusuzuguriye umwana nkuko basuzuguye we ubwe nyirizina yabivugana. Ngo inzigo y'umuryango wa Salimu kuri mama wa Sara iracyari nshyashya, iracyari mbisi. Sasanga mu nzindani bagumye hanga baganira, bate rwose Salimu rero cyo gihe uzanga mu rugo udusange nk'umuryango. Iyi nzu ni ya sokuru yayubatse umunsi uvuka ngo uvukire ahantu heza, iyi nzu ni yawe. Ko babivuga baganira, hakuno Asena haraho yavuye ruguru mu byumba n'umukozi wabo Sevinci, bava mu cyumba nuko yamanutse.
abandi bari mu nama nk'umuryango barimo baraganira, we ntago nzi ngo avuye hehe. Ndetse hanga disi Sara yaje hafi ya mukecuru aramwegera, yamwikundiye, yakunze ko ari umuhanga, afite ubwenge ndetse anakora ashaka ubuzima. Bakiri aho ngaho rwose asigaye kadutahe, Sara ajye mu rugo iwabo rwose bafite amasaha bamuha yo kugera hanze no kutaharenza. Mama we rwose atashye atinze yamutonganya. Abivuze hakuno Asena arabaseka, ase gute umuntu nka Sara ku myaka afite bakimutegeka kuba yataha ku masaha bagennye. Ni inkumi yataye igihe bishakiye, afite n'inshingano nyinshi akora, bafite kumugirira icyizere. Cyecuru ati hoya, umwana nk'uyu warezwe neza uramubona, umwana muzima ufite nyina muzima, ntaga muri kuranga agende hanze ahereyo, ubwo nshimiye nyina nubwo ntamuzi. Babivuze ahangaha Asena nga baracyamushimangira ko mugenzi umwana afite nyina muzima arimo afite kuba yataka ajya mu rugo. Sasanga Asena ntashirwayo, azana nga ikindi kibazo, ese yewe mwana waba ufite iso akora iki? Ni ikibazo. Nimba afite mugenzi nyina amwitaho wenyine, ise akora iki? Ese isara cyahari? Mwana hanga baramugora, ati rero mukuri guhari data ntawe. Hano Asena mugenzara ryungamo nanone, ese iso ntawe yarapfuye cyangwa yarabataye? Dore kumuvogera arimo aramuhata ibibazo. Nimba ise ko kadahari cyangwa ahari bimeze bite? Ndatemurekira aho ngaho mwigora umwana. Byose hanga yabizo musito kwanga kano kanya mwamubaza, mwimurushya umuha agahenge, ibindi naho ubutaha. Mureka agende ajye muhira. Ko biri kose kwano twabyumvishije, nyina yaravunitse cyane, byaramugoye mu buzima arera uyu mwana. Ase ko bivuga nk'abajya ngo nyina uramuzi, umuzi w'iki? Ni amagambo ya Asena wahangaha kuvuga kwe avuga kose kamujemo. Ni igiporoporo, ni nk'igihaha beretse umuriro, araturagurika. Ku meza y'ibiganiro hano batangiye kurambirwa. Papa cyangwa mugenzi yabazaniye ni ikibazo, umugore yashatse ni ishyano. Ati cyo ngenzi kano kanya mwana muto uri mu mvune nyinshi kandi zitakoroheye, nge ndabyumva cyane ko nanjye ahanganze ukuntu bivuna ko wakora iby'urugo byose uri umuntu umwe. Ndabizwe uyu muryango wamvunye wanjye, nawe mvune urimo ndazumva. Ni amagambo ya papa. Ndibutse impamvu zirumvikana cyane ko nyina wa Sara ni shushu be wiwe. Sasa ku ruhande hakunino hari uwahazaga, ni ahantu harinzwe, ntawe upfa kuhavogera ngo ahinjire. Hari uwahaje yihishe, aza ahantu hose yitsimba, uko ahinjira yishyuye ahangaba harinda, aratambuka. Ntago nzi ngo aje hehe. Mu gicuku masaha y'ijoro yaje yitwikiriye ku maso, aritwikurura. Ni Blaka. Aho yinjiye na ahantu hari ikigo gishinzwe umutekano, aza hanga muri system yawe y'umutekano. Ntago nzi ngo yakozemo ibiki, ndetse abikora hanga yishimye, avuga ati rwose ndaje mbemeze, ndaje mbakosore. N'amagambo ya Blaka. Ntago nzi ngo yinjiye he. Sasa ngaha bano baraganiriye, ati rwose sike kadutahe, reka ngeze Sara iwabo, mwakoze kumwakira neza. Ndetsanga Salimu abanza gatajye mu cyumba kiwe, ari byahanga mugenzi atorayo azeberekere. Muryango wose disi bakunze Sara, baramwishimiye cyane. Ariko hakuno umujura we aracyahanze amaso nk'ibandi. Umujura hanze amaso umuntu bwatinze, bazange Sakame yiwe n'ikote yambara agende bamusezereho. Bamukunze disi bamwishimiye, n'umwana mwiza. Bamuhisakame yaguye hasi bacitse, yose irasandara, byose birimo bimeneka hasi, ajya kubitora. Ugeze mu kubitoragura, dore ngahanga babitoragura bivana hasi kuri sima. Muzehe isi wa Salimu yatoye mu isaha, bayitoye neza kuri saha, bayifashe hakuna Asena yatamye sofa ayimwambura. Amaze kuyimwambura abona hanga yari amazina ya Brigitte, ni isaha ya Brigitte. Bakiyibona batsasa igisaha uyitunze nkande. N'amagambo ya Asena, isaha wayikuye hehe? Ko atari yawe itakwanditseho, wayitwaza kuyijyana hehe?
ndasinzi ibyo saa muri mukumbaza sinzi ibyayo sinzi naho ivuye bati wibeshya dore ngo Asena aramushinja ibyaha abantu bose bareba imbere ya mukecuru bati do isaha ngiyi iramazina ya Brigitte we wayibonye ute wayikuye hehe ni ikibazo uyu kujya kuza nazi ko hasi hahiye basanganye isaha Sara ati do iyi saha ubona nanjye na Brigitte twavuganye uyu munsi ambwira ngo isaha mwana yarayibuze none aha ngaha turayibonye abyongera makunyuza kuri ibindi byaha dore ngo aramushinja ikindi cyaha ko iyi saha bafite hano nanjye na Brigitte ubwo mugenzi yivugiye ngo isaha mwana bayibuze n'igikapu kiwe gute bayisanganye Sara na Salima areba imbere ya nyirakuru mukecuru angaduye ngo arumirwa wa mwana bari bizeye bamusanganye umutungo utaruwe umutungo w'abandi yarabarebye bosanga baramureba navuga aho yavanye isaha y'abandi n'isaha ihenze n'isaha atakwigurira n'isaha atatunga n'akazi akora ko muri hoteli ntago byavamo dore ngo bose nk'umuryango bamureba arabura icyo avuga dore ngo ararya indimi atangira kurira ati isaha sinzi ibyayo ndarengana n'ukuri ntago nayibye bati nyine tubwiza ukuri wayikuye hehe yajite amagambo yose angane Asena uyamushinja saha ngiri imbere yiwe nyirakuru arahari w'abana na se wa Salima arahari dore ngo Sara aramanjirirwa arabura icyo avuga mbibutse iyi saha ukuntu yaje muri inzu turabizi yazanywe na Asena mwenyewe ayambuye musaza we Ari wari wayibye umushoferi wa Brigitte baramurebye na Salima dore ngo arumirwa wa muntu yari yakunze yamuzaniye umuryango wose dore ngo arahaca nk'ibandi mbibutse mama yivugiye ngo mwana wanjye Imana igufashe ntibagusebye nkuko nanjye bansebeje ntibagutengwe nkuko nanjye bantengushye ntibaguhemukiye nkuko nanjye ntanjye bampemukiye ko ndabazi nta keza kabo biracura iki daragenda bite bakise inkuru ya Sara naho ubutaha reka Imana bandebera icyoroshye ndacyari Junior GT w'Imana ndabakunda cyane cyane Yesu uyu mwana arahavate biracura iki sinzi bakise inkuru ya Sara nk'ibisanzwe ni mucyo kukurikira iyi ngiyi baye